hari abantu hashize imyaka 30 Mhm. irenga, Mhm. ariko ahora yumva abe bazahura nk'ejo, ku buryo yikanga n'ayo majwi ariho aragenda mu muhanda kubera icuho casigaye muri we. Nta mafaranga waha umuntu ngo yibagirwe ibyo, nta cubahiro wamuha ngo yibagirwe ko yapfushije, ukibaza ibi bintu yari abigendanye iyi myaka 62, babona ari aho ubuzima bukomeje, ariko iyo arabuze umuntu, hari ikintu iyo mbona nkumva ndababaye. Hari ubwo tubura umuntu, urabizi, urupfu rurigenga. Yego. Noneho ku munsi wo gushingura Ibikomere birakura pastor? birakura cyane rwose. Hari n'abana b'abakobwa ahita avuga ati mama, hano twese turi abakobwa, mama arapfakaye tubuze papa, umukobwa umwe agahita yigira umugabo. Yego. Responsibility zose za kigabo. Uyu muntu rero nashaka ntugire ngo azoroherwa no kubaka. Twongeye kuguha ikaze nshuti muvandimwe ukurikira ibiganiro byacu. Imana iguhe umugisha ko wongeye kubana natwe muri kiganiro gishyashya. Tugushimiye umwanya wawe uduhaye kugira ngo tubane muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Ni ikiganiro gishya ariko topic yo ntabwo ari nshya, iracyari ya yindi. Dukomeje kuganira nawe kugira ngo tugufashe kubakika, hanyuma nawe uzashobore kubaka abandi, udufashe kuvuga ubutumwa bwiza. Turi kumwe na Pastor niwe uri kubidufashamo. Dushimye Imana ko twongeye kumubona imbere yacu. Pastor ikaze. Urakoze cyane. Umeze neza? Ni amahoro. Iminsi imeze ite? Ni iminsi yo kuganira ku bikomere. Yego. N'uburyo bwo kubikira. N'uburyo bwo kubikira. Reka tubanze dusenga Imana dutangire. Mwami Yesu, uyu munsi turagushimiye, uduha ibyiza byose waduteguriye muri wo, kandi uburizemwo gukora kose k'umwanzi, natwe udushoboze gukora icyo watuhereye ubuzima, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Ikaze nanone, twizera ko tuza kubana nawe kugeza ikiganiro gisoje nk'uko nkunda kubibabwira. Turi mu cyumweru cy'isanamitima, aho turi kuganira ku bijyanye n'ibikomere ndetse n'inkomoko y'aho ibyo bikomere bishobora guturuka. Mu nkomoko y'ibikomere ngira ngo abo tumaranye iminsi nibo ngiye kubwira, ariko nawe ugifungura ikiganiro aribwo bwa mbere, tuguhaye ikaze. Nawe dukomezanye, uraza gusobanukirwa. Pasiteri yadusobanuriye ko mu nkomoko y'ibikomere harimo imizi. Imizi y'ibikomere dufite uyu munsi bifite ahantu bituruka, bifite impamvu, bifite imvano, bifite aho biva. Ariho ubwa mbere twatangiye tureba ko mu muryango hashobora kuba umuzi w'ibikomere, muri sosiyete tubayemo mu buzima bwa buri munsi, hanyuma n'ibyaremwe bituzengurutse umunsi ku munsi nabyo bishobora kuba imvo n'imvano cyangwa se umuzi w'ibikomere dushobora kwisangamo. Hanyuma izi mbuga nkoranyambaga dukoresha nazo hari benshi bazikomerekeramo ntibabimenye. Duheruka agace ka nyuma tuvuga ko duherukiraho, twavugaga ko iyo hari ibyo wari wiringiye cyangwa se wari witeze ariko ntibigende nk'uko wabitekerezaga, naho hashobora kuva ibikomere. Pastor, tugitangira, abantu bakomeje kuvugana nawe mu buryo nk'ubwa inbox, aho tugejeje aha kuri iyi mizi, bari kwakira gute ubutumwa turi kubaha? Baradukurikiye ari benshi, kandi bifite icyo biri kubamarira, ariko icyo twasorejeho ubushize cyateye ibibazo byinshi. Baravuze ati niba ibyo umuntu yari yiringiye iyo abibuze, akomereka, bishobora kumuzanira gukomereka cyangwa se ihungabana, aho twese turagwaye. Ntabwo byadusiga gutyo gusa. Yego, yego. Hanyuma uburyo abantu babyitwaramo nibyo tuzareba hanyuma. Biterwa n'uburyo umuntu yubatse mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Ariko kuba bifite icyo bidutwara byo twagerageje kubivugaho, birakidutwara.
ngira ngo byatewe n'uko twatunze itoroshi ahantu batatekerezaga ko haba isoko Mhm. cyangwa imizi, hava imizi myinshi y'ibikomere. Uyu munsi tugiye kuvuga undi muzi mushya. Yego, uyu munsi tugiye kuvuga ibikomere byo gupfusha, kubura uwawe, uwo wakundaga mu bagize umuryango bakwegereye, yewe nubwo byaba kubura abantu bya rusange, kuko muri aka karere ko urabizi ko bibaho, uko wababura kose bigusigira ibikomere. Abantu baraza kumva ko iyo byakubayeho ni ikintu kidafite aho gikwigwa, kubera ko wa muntu yatuvuyemo asiga icyuho ata muntu n'umwe yabasha kugisiba. Hari abantu hashize imyaka 30 irenga, ariko ahora yumva abe bazahura nk'ejo, ku buryo yikanga n'ayo majwi ariho aragenda mu muhanda kubera icyuho cyasigaye muri we. Iyo tuvuye gushingura ku bagize amahirwe, kuko hari n'ababura ababo ntibagire amahirwe yo gushingura, rimwe na rimwe tuvuga ngo komera, ihangane, twavuga ibintu nka bene ibyo, kuko twese yego ariko bifite ingaruka mbi nyinshi cyane, kubera ko nyuma y'ukwezi twese twaratashe, uzajya winjira mu cyumba ubone aho yaryamaga, uzajya ku meza ubone intebe yicaraho, nujya muri garderobe ubone imyenda ye, hanyuma niba mwakunda kuganira uzajya ukumbura. Nkubwije ukuri, icyo cyoho nta muntu n'umwe ku isi n'umwe yagisiba, habe nta mafaranga waha umuntu ngo yibagirwe ibyo, nta cyubahiro wamuha ngo yibagirwe ko yapfushije, ni ikintu kitakigwa. Urupfu ntabwo rukwigwa mu marangamutima yacu, wazanywe n'icyaha, ni ikintu gikomeye. Hanyuma nayo ndavuga hari igihe tuba tumwibukira ku byiza byinshi, uwo muntu akaba azwiho. Urabona mu muryango, sinzi niba urabona abantu nk'8, buri wese wagira ngo afite impano yihariye, kandi ukabona afite ukuntu yuzuzanya n'abandi. Ibi byiza rero twari tumuziho, wibuke ko tubibuze, kandi nta musimbura we. Hari n'igihe rero aba yarakora ibibi, nabwo ukumva muri sosiyete bavuga ati hari umuntu witwa runaka, yari gica, yari icago, yari ikintu, mbese yadukoreye ibintu bibi gusa. Ibi nabyo bihinduka kuba ipfunwe ku basigaye, ku buryo wakwihakana ko uwo muntu muvukana kubera ubugome n'ibibi yakoze. Ibi nabyo bikomeza kubacisha bugufi nyuma y'imyaka myinshi. Ikindi, ubuzima nyine burahinduka, cyane cyane navuze iyo uwagiye yari inkingi y'umuryango. Hari abantu wenda dufate nka nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, hari abantu bafashe imfubyi barazirera, ukabona mu nzu hari abantu nka 30. Hanyuma uwo muntu, ibyo mvuga ndabizi ko hari abantu bagiye bava mu muryango ukabona ni nk'inzu isenyutse, kuko yari inkingi mwikoreza. Buriya no mu muryango mugari uzajya ubona abantu umuntu azi niba navuga kumobiriza, ukabona niwe azi kwegeranya abantu, niwe utabariza abandi, ukabona uwo muntu ni inkingi mu by'ukuri. Mbona rero kubabwira ko no kubaho mu muryango ntacyo wibukirwaho ntabwo ari ubutwari. Ntabwo ari ubutwari. Yisanga mumufite, kandi hari igihe usanga nta n'uruhare runini cyangwa yarwanye yabigizemo, ariko mugasanga niwe umugisha wose uri mu kiganza cye muriraho cyangwa se muboneraho. Niwe ufite izo mpano zo kwegeranya abagiranye ibibazo, ugasanga niwe ufite iyo mpano yo kongera kubegeranya no kubaturisha. Uyu muntu rero tugize ibyago akatuvamo, ba bantu bose ya savinga,
bazagira icyuho kubera ko inkingi irasenyutse. Muzabaho mu buryo buteye ubwoba. Hanyuma twumvikane ko bitera irungu. Hari irungu risigara, kandi iyo abantu bavuze irungu bajya bumva ko ari nk'ikintu cyoroshe. Uzi ko umuntu arigwara ikaba indwara, ikaba indwara ukajya kwa muganga. ni cyane rwose. Kubera iki? Si byiza ko umuntu aba wenyine. Hanyuma ikindi, uku kwiheba ntabwo kumara iminsi mike, kumara igihe kirekire. Nakubwiye ngo hari abantu hashize imyaka myinshi babuze ababo, ariko uyu munsi bimeze nk'aho byabaye ejo. Nigeze kubona documentary imwe yo mu gihugu kimwe, hari harabayeho, reka mvuge, urupfu rwa rusange. Icyo gihe muri icyo gihugu hari ubuyobozi butari bwiza bugira uruhare mu kwica abaturage. Hanyuma nyuma y'imyaka 62 abanyamakuru bajya kuganiriza abantu bo muri ako gace abasigaye. Natangajwe n'umukecuru yavuze uko umugabo we bamwishe, ahita arashwanyuka. Gushwanyuka ko kuvuza induru. Okay. Yego. Ukibaza ibi bintu yari abigendanye iyi myaka 62. Babona ari aho ubuzima bukomeje, ariko iyo arabuze umuntu babiganiraho. Urumva ko no kubyakira ahubwo ntibirabaho. Nituvuga rero ko urupfu ari isoko y'ibikomere bitabarika, ubwo sinavuze ko niba ari umupapa ugiye cyangwa se umumama, hari abana bava mu ishuri. Hari uvuga atari ku wundi nditwara neza ngo nereke nde. Nta data nta mama, abenshi bagahita biyahuza inzoga, abandi bakajya mu burayi. Ni ibintu bidafite aho bikwigwa kandi igihe kirekire. Hari abantu rero bahita baba barakari, akabaho ari umurakari, ari ikihebe, bitewe n'uburyo ababyeyi be bapfuyemo cyangwa se abavukana. Mu by'ukuri tuvugishije ukuri, dufite abantu bameze nka bombe zizaturika kera, zizagenda ziturika, kubera ko cyacuho nta muntu yagisibye. Kwa kuba wenyine, ngo umuntu amufashe kwakira gutandukana n'uwe, kuko urwo rugendo atarukoze. Aho uko imyaka izashira niko igikomere cyaguka kiba kibi. Niyo mpamvu bizana uburakari butarangira. Umuntu aba yibaza impamvu kuko ibyabaye. Iki kibazo rero, nzi abana bagiye kwiga amategeko atari uko bayakunda, bavuga ati umuntu yarenganyije papa nzihorera. Hari abantu bajya mu nzego z'umutekano mu bihugu bitandukanye ku isi, bavuga ati uwanshikiriza imbunda nkayibona, icyo nakora nakimenya. Niyo mpamvu navuze ngo hari abantu bameze nka bombe zizaturika kera, zitabye ahantu zibitse. Yego. Iyo umuntu akuriye mu buzima butari bwiza, atarabigizemo uruhare, byaratewe n'urupfu, ibi bintu biba bizagira ingaruka vuba cyangwa kera. Ikindi si ukwibaza gusa impamvu urupfu rwabaye. Hari ubwo umuntu atuvamo ukajya wumva ufite nk'ikindi kintu wagomba gukora ngo umuramire, mbese ukazahora wumva umeze nk'uwiciye urubanza, kugeza ubwo umuntu yibaza ati kuki navukiye hano, wenda iyo mba naravukiye nk'andi ntibyari kumbaho. Nagira ngo mbwire abadukurikiye ko ku isi hose nta badapfusha, ibyago biri ku isi hose. Nkunda kuvuga ibintu bitari urwenya, nkakubaza nti buriya nkagaza ninde azajya kuvura ibikomere byaho, aho abantu 100,000 bapfa
kandi bikaba bimaze imyaka myinshi. yego. Muri Yemen, ruguru muri Siriya n'ahandi hose hafi aho, utekereza ko ibyo ninde uzajya gusana ibikomere by'aba bantu? Icyo bikora bibyara uburakari bw'imyaka tutazi uko ingana. Yego. Urabona hashobora kubaho urupfu hakazaca imyaka myinshi abantu bakihungabanya. Si ibyo gusa rero, hari igihe bizana ubwoba. Umuntu akavuga ati ubundi se ndahinga bizera mbige, kubera ko urupfu yakiriye urupfu. Si wa wundi gusa utuvuyemo, ariko n'abasigaye basigarana ubwoba bw'urupfu. Bakavuga ati ndiga se, data ntiyari yarize, cyangwa se mama ntiyari yarize, cyangwa se umuvandimwe wanjye tuvukana. Yego. Ibi bintu bisiga kubura amahoro y'umutima, ni ibintu bibi. Hanyuma Bibiliya iravuga mu rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto, igice cya mbere umurongo wa 3 n'uwa 4, aravuga ngo hashimwe Imana nyir'ihumure ryose, iduhumuriza mu makuba, natwe tukazatanga ihumure twahawe n'Imana. Umuntu udukurikiye akaba yaragize ibyago byo kubura umubyeyi, abavandimwe, kandi akumva yibwije ukuri, akumva mw'imbere yananiwe kwakira ibyamubayeho, inama twamugira akwiye gushaka umukansara hakiri kare, kubera ko uko azabitindana niko bizagira ingaruka, si kuri we gusa n'abamwegereye. Ni byiza ko abagize umuryango biga kubiganiraho. Yego. Bakabiganiraho, hanyuma gusenga nako bifite ukundi kuntu bifasha. Utararenga Pastor, iyo babiganiraho baba bavuga iki? Iyo babiganiraho, urabona iyo uganira ikintu kirasohoka. Ntekereza ko abaterapisite nta wundi muti bavuza, no gutega amatwi. no gutega amatwi. Iyo urabona bibaho ko mu bana 5 batakira urupfu kimwe rw'umubyeyi wabo yenda, cyangwa mugenzi wabo. Uyu muntu rero twavuga ngo ni umunyantege nke mu marangamutima yo kwakira urupfu. Dukwiye kumuha akanya akavuga, kandi tukemera nuko yiyumva, tukanamuherekeza tutamucira urubanza, kuko ntabwo abantu bakomera kimwe. Umuntu nakubwira ko atigeze abyakira na rimwe, ntukamucire urubanza. Hari ikintu iyo mbona nkumva ndababaye. Hari ubwo tubura umuntu, urabizi, urupfu rurigenga. Yego. Noneho ku munsi wo kushingura bakavuga ati mwese mukomere, kirazira kurira, mukambara fime, mukajya gushingura muvuga ko mukomeye. Utarize yitwa intwari. Ariko ibi bintu ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo, kubera ko igihe cyose amarangamutima atasohotse, utandukane n'uwawe mu buryo bwiza, ubona umuntu uguhobera ngo mubivuganeho, biba bizagira ingaruka kera. Urabona hari ahantu bihurira n'umuco w'aka karere, guceceka, guhisha. Kuvuga uwo muco, ngira ngo sinzi ko wakwemerera uwo muntu kugaragaza amarangamutima ye, kuko bihita bigira ishusho y'intege nke. Ibi bintu iyo bidakozweho, nibwo uzasanga nyuma y'ukwezi kumwe abantu batagisinzira, yicara akimyoza, agahorana ubwoba, akumva nawe ejo bishoboka ko yapfa, agatangira gutanga umusaruro muke mu kazi yakoraga, kubera ko ntihabayeho gutandukana mu buryo bwiza, ngo amarangamutima ye tuyafashe, reka mvuge kuzuka, no kongera kubaho kugira ngo yiyubake. Ibikomere birakura Pastor? Birakura cyane rwose. Ibikomere birakura.
si ugukura ahubwo biraguka bikagaba amashami, kandi ikibabaje cyabyo bigaruka bifite irindi zina rishya. yego. Urumva niba umuntu yarapfushije hanyuma nyuma y'ukwezi akaba atagisinzira, muhuye akavuga ati njye ntabwo nsinzira, utazi ko igikomere cyahinduye amverope, watangira ushakishiriza nk'ahandi. Birashoboka ko umuntu yari intwari mu kazi, uyu muntu atangira gutanga umusaruro muke, kandi bikatugora kubihuza n'ibyago yagize byo gupfusha. Abamama, buriya abamama ntabwo nzi niba ibyo mbavugiye, urabizi ko ntakunda gushira abantu muri rusange, ariko buriya umugabo adahari, umudamu ashobora gukora isuku kuko azi ko ari bwakire umutware we, akambara neza, agateka neza, kuko hari umuntu ari bubishime, ari bumubwire ati wakoze, ari bubibone. Utekereza ko iyo uwo muntu yakorerwa ibyo havuye, ndavuga yitabye Imana, atagihari, wibwira ko wa muntu ashobora gushiduka aryama ahandi ashashe, ashobora gushiduka yambara ibyo abonye, arya ibyo abonye, akavuga ati ubundi ndakorera iki? ntawe mbyereka. Yego. Urabizi ko abagabo baryoherwa cyane no gutaha basanga madamu mu rugo hari n'ibyo yashize ku murongo. Yego. Uyu muntu yataha ashobora guhita yiyahuza inzoga, cyangwa akajya ashaka ahantu ari butemberere kugira ngo agaruke atahe ajye kuryama. Birumvikana ko iyo umusanze mu nzoga ntumenya ko ari igikomere kiri kumunywesha inzoga. Hari n'abandi bitwara ukundi gutandukanye. Yego. Harimo abakomera, yego, ariko hari n'abandi, hari n'ubundi buhungiro abantu badakunda gutekerezaho, aho umuntu agakora nk'umwiyahuzi, akavuga tumva runaka niwe yari inkingi y'umuryango, niwe ubu ngiye. Hari n'abana b'abakobwa ahita avuga ati mama, hano twese turi abakobwa, mama arapfakaye tubuze papa, umukobwa umwe agahita yigira umugabo. Yego. Responsabilité zose za kigabo. Uyu muntu rero nashaka ntugire ngo azoroherwa no kubaka, kubera ko hari ukuntu imitekerereze ye yahindutse, yiyubatse mu bundi buryo. Mu by'ukuri ku ruhande rumwe ni byiza, ariko ntabwo bizatuma babana mu rugo n'undi mugabo, kuko bombi bazaba ari abagabo. Hari ibyemezo rwose azavuga ati ibi ni njye, kuko ariko yari ameze. Yego. Ibi rero impamvu bihinduka isoko y'ibikomere cyangwa se umuzi w'ibikomere, ni uko ntabwo urugo ruzabaho, kandi azajya avuga ati ariko igihe ntacyo nakora, ariko atazi ko kwa kubura umubyeyi kwamuremyemwo indi karagita. Yego. Yego. Pastor, muri aka karere turimo k'ibiyaga bigari no mu bindi bihugu byose tubona, abakurikira amakuru barabibona, urupfu ruva ku mpamvu nyinshi. Hari ibiza mu gihugu cyangwa mu karere, hari indwara z'ibyorezo, hari intambara zitandukanye. Aho hose n'ahandi tutavuze niho hashobora kuva iki twita urupfu turi kuvuga uyu munsi, kidutwara umuntu wacu wari uw'ingenzi. Ariko iyo tugize ibyago wa muntu akatuvamo, hari abagira amahirwe, reka nyita amahirwe, yo kumushyingura bakamusezera. Hari n'abandi bidakunda kubera ibyo biza, izo ndwara z'ibyorezo, izo ntambara n'ibindi, uyu muntu akabaho atazi uwe uko byarangiye, yamubuze gutyo gusa. Iki gikomere cy'umuntu wabuze uwe ariko ntagira umugisha wo kumushyingura ngo amusezere, na wa wundi wamusezeye, uburemere bwabyo bungana bute mu gikomere cy'uyu muntu? Kubura uwawe ntushingure ntibifite aho bikwigwa. Byo ni bibi. Nakubwiye ko washobora gushira imyaka unyura mu muhanda ukikanga guhamagaye.
iyo wibuka imyenda yagiye yambaye wabona isa nkayo yose ukajya wumva ari we. Ubwonko ntabwo bushobora kwakira ko uwo muntu yagiye. Ibyo bintu rero bizana agahinda gakomeye, kubera ko nyine ikiriyo kigira intambwe. Iyo zitabaye umuntu agwa mu guhakana. Iyo yagize shoke agwa mu guhakana. Uzarebe iyo umuntu wawe bakubwiye ngo akoze impanuka, icya mbere ukora ni ukubihakana, kandi ukabihakana ujya aho impanuka yabereye, kugeza umusanze kwa muganga, kugeza igihe bamujyana mu buruhukiro. Aho hantu hose uba ukibihakana. Niyo uvuye gushyingura uvayo n'umutima ugihakana utarabyemera. Impamvu uzabona iyo tumanura umubiri w'uwo muntu aribwo abantu bashwanyuka, yego, nibwo baba bemeye koko ko yagiye. Ubwo abona bagize umugisha wo gushingura. Yego. Izi ntambwe zose rero iyo umuntu ataziteye, nawe utekereza uko amerewe, amaze imyaka 40 mu guhakana. Yego. Umusanzu w'agakiza kuri iki gikomere cyo gupfusha ni uwuhe Pastor? Umusanzu w'agakiza, icya mbere ngiye gufata nk'ikintu kidahuye n'ico mbajije. Reka mvuge gusenga. Iyo umuntu asenga ntamera nk'udasenga. Byibuze ugusenga gutuma abisohora. Ka busharire, kwa kubabara, ka gahinda agasohora mu masengesho. Ariko iyo umuntu adasenga we nta kundi abigenza. Agakiza rero kimwe mu byo kadufasha no kumenya gusenga. Ubwo nimbibaje muri sanse y'umuntu byabaho ibi tuvuze adakijijwe, atazi Yesu Kristo mwami n'umukiza, n'uwo byabaho asanzwe akijijwe mu by'ukuri. Mu by'ukuri urupfu rudukoraho kimwe. Yego. Kubera ko navuze ko ni ikintu ubwonko butakira. Ariko nanone kukijijwe hari ukuntu byibuze uruhuza n'urwa Yesu. Ukamenya uko Yesu yababaye, imibabaro ye, hanyuma ukavuga kuzuka kwe. Akagira ibyiringiro ko afite ahandi bazahurira. Ndavuga mu bugingo buhoraho. Ariko umuntu udakijijwe akenshi ashaka ubuhungiro butari bwo. Inzoga, ikigare, akazi n'ibindi bitandukanye. Ahantu yatuma ubwonko buba buhuze. Ariko mu by'ukuri bikaba ari ubuhungiro butari ukuri. Ntabwo abakristo n'abatari bo bakomera kimwe. Muri bya bice bitatu ujya utwigisha umwuka, ubugingo n'umubiri, iki gikomere cyitwa urupfu kihakomeretsa kimwe hose uko ari hatatu? Yego, kihakomeretsa kimwe. Reka mpere kuri cya gice cya gatatu cyitwa umwuka. Gukomereka, urazi ko kiriya gice nico gice cyumva Imana. Yego. Gukomereka gutuma umuntu yibaza ngo kuko Imana yabyemeye, kuko yemeye ko bimbaho. Urumva ko iyo Imana mutakivuga rumwe kubera ibyakubayeho, no kuyisenga biragoye. Sinzi niba warabonye imibare, urabona muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 abantu bahungiye mu nsengero bazi neza ko hari ubukiriro, kuko twari tuzi ko ahantu hera. Hanyuma insengero bazibasenyeraho, biba ibintu biteye ubwoba. Yego. Nzi abantu barenze umwe bazinutswe kujya mu rusengero. Imibare yavuye mu ibarura ry'ubushize, biruka ko bavuze imibare y'abantu iby'urusengero babisezeye. Yego. Iriya mibare ikomeza kuzamuka. Iyo umuntu yumvaga uko atekereje ku Mana nk'ubuhungiro, kandi urabizi ko ahantu hahagarariye Imana n'urusengero, komeza kumva Imana ari nyirabayazana. Urumva ko cya gice cy'umwuka deja kirapfuye. Kandi iyo umuntu atafite Imana mu buzima bwe, biba bisa nkaho kamere imutegereje ngo akore ibindi.
hanyuma mu gice cy'ubugingo harimo ubwenge. Ubwenge navuga ngo bugira ikibazo kubera ko butakimurikiwe na wa mwuka. Butangira gukora nyine mu buryo Yakobo yaravuze ngo hari ubwenge ngo bukora ngo mu buryo bw'inyamaswa. Niyo mpamvu umuntu atangira gukoresha, akaba azi ubwenge yarize, ariko bikamworohera kuba gukora ibintu navuga n'abatagiye ku ntebe y'ishuri batatinyuka. Urumva ko umuntu aba afite ikibazo. Hanyuma ikindi, kamere ibona urwaho mu gikomere. Reka nongereho n'ikindi, bisa nkaho mu gikomere abadayimoni babonye aho binjirira, babonye umuryango. Yego. Ikindi nanone ni uko amahitamo yawe ahinduka mabi. Nigeze kumva umuntu yari ari gutanga ubuhamya ngo iyo atwaye imodoka, umupolisi akavuza ifirimbi amuhagarika, avuga ati mugeraho ubwenge ntazi aho bwagiye. Kubera ko abantu baje kwica iwabo baje bavuza amafirimbi, bica umuryango wose warokokera muri parafo ari wenyine, amafirimbi ayumva. Yego. Ayo mafirimbi kugeza uyu munsi yabaye amafirimbi. Birumvikana ko rero amahitamo yawe agira ibibazo. Yego. N'uburyo ubana n'abandi n'imyitwarire bigira ikibazo gikomeye. Hanyuma mu mubiri ho navuze ukuntu uhangirika byinshi ku mibanire, ku gukora, kuri ejo hazaza, ku kwizigama. Umuntu yakira urupfu muri we, ntabwo wamubwira kwizigama. Avuga ati kandi ejo nzapfa. Yego. Muri ibi bice bitatu ni ikihe gikira bigoye cyangwa gikira nyuma y'ibindi, cyangwa kiruhije mu rugendo rwacyo rwo gukira kurusha ibindi? Urabona, mu mubiri tugerageza kumasika, tukabitwikira kubera umuco n'ibindi. Ariko cya gice navuze cyo hagati cyitwa ubugingo, haba habera isibaniro. Niho hantu, kandi iyo hakizaho ahandi biroroha. Reka dusoreze ku kubaza ngo mbese umuntu udukurikiye muri aka kanya wicaye muri icyo gikomere cyo kubura uwe, Pastor, ni iki akwiye gukora ubu ngubu? Icya mbere namubwira ngo nashaka umuterapisite, nashaka umuntu umufasha, akora urugendo, reka mvuge atere intambwe z'icunamo, yunamire abe, batandukane mu buryo bwiza. Azasigare abibuka ari ubuhamya gusa, ariko atagitsikamiwe n'amarangamutima akomeretse. Kubera ko niba atabikoze bikomeza kugira ingaruka kandi igihe kirekire. Hanyuma icya kabiri, yakwiyegereza Imana, kubera ko Imana ni ubuhungiro. Icya gatatu, akwiye kwiyubaka muri bya bice bitatu. Niba wubaka igice kimwe cy'umubiri, cya gice gifite ikibazo kitakozweho kizangiza bya bindi bisigaye. Hanyuma ikindi ni uko twakwemeranywa ko gukira ari urugendo, bifata iminsi, kandi urwo rugendo ni byiza kuwiyemeza kurukora kugeza rugeze ku musozo. Hanyuma ikindi ni ukwirinda kugira ngo Satani atakugira umurakare. Mbese ubwo reka mvuge gutegwa na Satani. Urabizi ko abantu bajya bihorera, akagwa mu mutego wo kumva ashobora kutihorera kubera ko wenda ntabifitiye ubushobozi, ariko akajya agenda ari umurakare. Nta bantu uzi babura serivisi kubera ko uwamuhemukiye ni umugabo mugufi, kandi n'uje kumwaka serivisi nawe ni umugabo mugufi. Uwamuhemukiye ni umudamu, kandi afite igikomere ku badamu. Wowe ukabona wakiriwe nabi gusa, utazi ko bifitanye isano n'amateka y'umuntu. Ibyo nabyo mu kuri kw'imbere muri twe dukwiye kubikira kugira ngo tubeho ubuzima buhindutse. Reka dusubikire aha ngaha, tugushimire wowe twatangiranye aka gace tukaba dusozanyije. Twizera ko twagerageje gukora ahashoboka hose kugira ngo bigire icyo bigufasha, kandi bigire icyo byungura icyo utaruzi umenyeye muri iki kiganiro. Imana iguhe umugisha, kandi
nkwibutse ko Yesu niwe utanga gukira kuzuye, kandi gukira kwe kuzuye kuba ari ukwa burundu. Niba utaramwizera, niba utaramwakira, ni ubuntu, ntacyo bigusaba, biroroshye cyane kuko niwe banze ryo kwizerwa. Ndagushimiye cyane Pastor, turagushimiye nawe. Murakoze. Imana ibahe umugisha mwese. Reka dusoreze aha ngaha dusenga. Mwami Yesu, turasengeye umutima wose ukomeretse, turasenze ngo ubuntu bw'Imana bubane n'umuntu ku giti cye, cyangwa se abagize umuryango, cyangwa se umuryango mugari. Ubuntu bw'Imana bwomora ibikomere, uduhe gukira byuzuye, kuko intimba zacu nizo wishizeho, kandi uduhumuriza mu makuba yacu, natwe tukazatanga ihumure twahawe nawe. Komeza kwiyubahisha mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen.